ntago muzi kibonye suramuzi ho nawe cangiza agasatsi cangiza agasatsi kwanza Mr. Umar yakubitiza agasatsi ariko Umar ubanza kubitiza agasatsi rwose n'ibintu birenze ni fege basonga ifege oya beze gitunguru gusigira bweze bwese ahantu nyose sinabonye byo sinabonye ando hahandi bamwe sinabonye andi ahantu nyuruka wanza kanwa ku mazi Mr. Umar uburibwe abantu bareba birengagiza basika bigize abadange bose nawe yama nawe yigure abaye ikimwana abayeho umukino ariko Mr. Umar ukwera basikara nzara tuzayikwiza amafaranga ari Yesu basikara barabona inzara tuzayikwiza usinyira bweze baramutembera kwa Kigubiri n'abagore abana bawe bari wapi ntacyo bazaba mana ariko mari nawe kweli